uramushavu nibagenda manema wigeze kubarumva nanjye ngukurikize mukiza ngukurikiye wambere amaraso nibuta nirukitaho nyewe kurikire uzagana
kubaburira Yesu ni ukuri imbaraga hari imiryango yose cumi n'ibiri y'abacunguwe baragotse isi bagateranira mu rurembo rwo mu ijuru Yesu azabakira n'ibyishimo hari imiryango yose cumi n'ibiri y'abacunguwe baragotse isi bagateranira mu rurembo rwo mu ijuru Yesu azabakira n'ibyishimo ubwo Yesu azagaruka aje utujyana iwacu ingozi zibiri zizaboroga abafite ibyiringiro byo kuzabona umukiza bazamwakira n'ibyishimo ubwo Yesu azagaruka aje kutujyana iwacu inkozi zibiri zizaboroga abafite ibyiringiro byo kuzabona umukiza bazamwakira n'ibyishimo ab'imiryango yose cumi n'ibiri y'abacunguwe barokotse isi bagateranira mu rurembo rwo mu ijuru Yesu azabakira n'ibyishimo ab'imiryango yose cumi n'ibiri y'abacunguwe barokotse isi bazateranira mu rurembo rwo mu ijuru Yesu azabakira n'ibyishimo Oh
turagushimiye turaguhimbaje mu byo dukura uri mu ijuru muri aya masaha y'umugoroba abana bawe tugaragaza imbere y'ubwiza bwawe tugishima tukugiriyeho umugisha kuko uhaye gusoza uyu munsi neza tukaba tugeze ku musozo wawo ntacyo twabuye mu biganza byawe ahagucyubahiro abari natwe baturindiye ahatandukanye uturindira no mu minsi yose tumaze abamaze muri iki kirere iminsi natwe tumaze mike waraturinze kugeza kuri uyu mwanya ushimye ko twongera guterana muri uyu mwanya kugira ngo dushyire uhereye kuri uyu munsi uhagucyubahiro kugira ngo ube bugufi bwacu kandi ijambo ryawe twaragiye umwuka ridusobanuriye buri wese agiye ku murongo wayo mu izina rya Yesu. abantu batanze hano rero abantu benshi bavuye mu Rwanda abakongomani reka mbibwire mbere yuko tuganira yitwa Kajuweli rero ahantu turi ni mu Rwanda hirya y'inga ni hafi cyane iyi misozi wayitse yahagera ariko ntibyakunda ni ukuzigura rero reka dushimire Imana uyu mwanya mwiza cyangwa se aka kanya Imana yatugeneye ko kuba ahangaha imbere yayo ariko by'umwihariko tukaba tubonye n'umwanya wo guhagarara imbere yayo ndashimira Imana cyane ko uyu munsi twabaye umugisha mbere y'uko tuganira akagira ngo abantu tuzirikana batazindukira ubusa mutubwire umuntu wibuze yuruka amagambo twatangiye mu gitondo isomo ry'urufunguzo ndabaza ababyeyi abagabo bamwe amagambo twatangiyeho avuga ngo tubarinde umutwe w'amagambo rero ugiye kuvuga ukamarenge kubabwira ngaho amahoro abe muri ntabwo ari ko bavuze namwe mwabagabo bavuze iby'ukuri none amahoro murayafite mushishikanye kakijyanye hari ikintu Imana igikora koko umuntu warwaye ntabwo aba afite amahoro umuntu wahunze ntabwo aba afite amahoro umuntu waburaye ntabwo aba afite amahoro tukujyana ayo ni amahoro y'umubiri dusangiye n'ihene n'intama n'inka n'abantu muri rusange tukujyana ariko amahoro Yesu yabwiye mwiza cyane iriya somo ryamfashije cyane Yesu asanga abigishwa be mu cyumba bari mu kanyuri babuze ko na ruguru akababwira ngo amahoro abe hehe yanyibukije andi magambo Ellen White yaje kwandika mu gitabo cy'umugabura igihe bari bamaze gucika intege babuze ko na ruguru ibyo bari biteze batabibona aho bavuye bahabuze n'aho bajya bahaba byatsinda ry'abantu bari basigaye ari mu bitaro bagurira ibyiringiro muri data yatubwiye burya guhamagarwa n'ikindi n'ibyiringiro n'ikindi cyangwa se amasezerano mu by'ukuri hari igihe bari bateranye abantu babuze ko umuntu yahagaze hagati y'abantu ngo arababwira ngo bene data amahoro ari muri mwe ubwo ijambo ryanditswemo gatatu birangije ngo ayo magambo yarabakomeje cyane kurenza ayo magambo yandi ubundi gusobanura kubabwira ngo amahoro abe hehe muri mwe ayo magambo yarabakomeje nawe yabigishwa ba Yesu ababwira ngo amahoro abe hehe nabo bari bavuze ko nabwo kuko bashyiraho umurambo wa Yesu rero bawutwaye kumva Yesu wababwiye ngo azazuka ariko bakamuha umurambo wose byari ikibazo kuri bo kubyora imbere n'inyuma batahaye ariko Yesu yarabwiye amahoro abe hehe ntabwo yababwiye ngo amahoro
bahinge borore icyo yababwiraga ni amahoro kandi ayo mahoro yari yataba tubijyana rero mu by'ukuri ijambo twize ryatubwiye ngo amahoro abereye ayo muri ayo mahoro rero nanjye niyo mbyifuza amahoro abereye ariko ayo mahoro njye ndi kubabwira nubwo tuyakeneye n'ay'umubiri ntabwo ari amahoro ab'isura atanu ahubwo ni amahoro yo kwakira ubuzima tubijyana ayo mahoro nubwo waba wahunze urayahungana tubijyana nubwo waba ibyawe ugeze iki ubuyafite hari amateka y'umukobwa wabagura benshi bazi Kigali ibanga amaze gupfa ni umugabo w'umuhero i Kigali bagiye bavuga kwa rubanda ubundi hari abatambutse ariko niwe mukire mu Rwanda wari usigaye imbere y'inyuma y'intambara baje kuvuga amateka ye isi amaze gupfa yaje kubarira imitungo se afite ajya mu cyumba ajya kuri mashine arakurikirana basanga yegamye bagiye kumupima basanga yapfuye urasanga ari iki ubwonko twaturutse kubera iki yakoresheje ubwonko cyane birareba urumva ikibazo ubwo se nk'aya mahoro uyu munsi wa none waguhangira rubangura ntiwakubariza amahoro ntiwakumubwira amahoro ariko se amahoro adafite Yesu yaba amaze ntacyo yaba amaze amahoro yose y'umurimo amahoro y'umurimo ni amahoro yo kumwakira n'utugabanya rero ayo mahoro natwe tuyagira rero ndetse yatwigishije ikindi cyigisho kivuga ngo wiki aho se Yesu ubwo mu buzima turi gusoza yatwigishije iki gusubira ku cyigisho bya kera icyigisho bya kera ubusheri kwa gusubira icyigisho bya kera yewe icyigisho bya kera yagiye kuroba kubera ko amagambo ashyira ibikorwa hari abantu uyu munsi wa none bashakisha n'ababwiriza bashakisha abo nibo bagezweho ariko ibibwirizwa bya kera byatumye abantu bahaguruka bakabahagurutsa aho bari bari ibyo ni byo dukeneye tujyana gusubira ku bibwirizwa bya kera buriya hari ikibazo gikomeye amagambo kiraje kuvuga igihe bari bari mu nteko nkuru rusange cy'amagana ane mirongo inani n'umunani igihe abagore mirongo inani bazanaga buriya butumwa abagabo bari bayoboye umurimo bumvaga ubutumwa bariya abagabo bazanye bwari ubutumwa bafataga bakabitwara ariko nasomye ijambo rikomeye madamu yavuze yaje gutanga ubuhamya nubwo atari we bwakitseho yavuze yuko ubwo butumwa yari yarabumenyeye nyuma y'imyaka mirongo n'ine yari ishize atazi ubusobanuro bwabo tugiye kuganira n'ibyo ngo tubwire ngo imbaraga z'ubutumwa bw'abamarayika imbaraga y'ubu umuguzi yaje kutwigisha ibintu bikomeye cyane atubaza burya guhamagarwa tujyana n'amasezerano nk'uko twabonye kuri Aburahamu yari yahamagawe ariko yahinduye izina hashize imyaka irenga hafi makumyabiri n'itanu niba atari nyinshi yanyuze mu makoraniro menshi burya tuzirikane ko abantu barahamagarwa tujyana guhamagarwa ni kimwe no gutura mu gihugu abantu bashobora guhamagarwa umuntu akagira imyaka mirongo itatu yahamagarwa ataratora turabyemereyeho mbese uko rero barangije mu gace kumusubiza umuntu ashobora guhamagarwa akamara imyaka mirongo itatu ataratora turabyemereyeho nabwo nibyo natwe turi muri abo amara imyaka mirongo itatu hari n'umuntu waba yarahamagawe akanatoramo ariko yagira nyuma agacogo kubera intambara nyinshi n'amasezerano akagenda akayoyoka bitewe n'uko urugendo rubaye rurerure rero tugiye kuganira iryo jambo
tubisesengure ntabwo n'ibyo wiga by'ibyigisho rero gakora twigishije muri uyu mwanya ariko tugiye kujya kubigeza reka tujye mu gitabo cya Yesaya igice cya 57 nanjye ntabwo bazanira ibishya ariko birababishya ku mutima ubishoboye igice cya 57 buriya hari imirongo ushaka kuhuza noneho tukayiganiraho kandi bariye n'umusiga bijyanye twese nibyo ko tubikora 57 umurongo wa 17 turaganira ijambo ritubwira ngo imbaraga y'ubutumwa bw'amarayika bangana maze maze tugere kuri iryo jambo nimwumve iri hejuru cyane nimwumve uko iri hejuru cyane ituye ahora bivuga izina ryayo n'uwera rikavuga iti aho ngiye ni hejuru kandi harera mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi kugira ngo ntihembure niruka yabicisha bugufi hembure abafite umutima imenetse hembure abafite iki iyo baravuze ngo mwibwire sayavuze nimwumve ituye hejuru cyane ituye ahahora ivuga izina ryayo n'uwera ikavuga aho ngiye ni hejuru kandi harera imana iheye iri hejuru kandi hafi iyicaye nubwo noneho nubwo ituye harehare kandi ikaba yera ariko yumve uko imeze kandi harera mbana n'ufite umutima umenetse cisha bugufi kugira ngo ntibagire imyuka yabicisha bugufi hembure n'abafite umutima hembure imana n'umukire harehare kandi ikaba ituye ahera ariko ibana n'abantu bameze yicisha bugufi kuri cyane kabiri bafite n'imitima imenetse sinatongana iminsi yose kandi sinahora ndakaye iteka ryose kuko imyuka n'imitima naremye yashira imbere yawe sinatongana iminsi kuko imyuka n'imitima nagiye gukora naremye byashirira hejuru ni ukuvuga ngo imana ituye harehare iba hejuru cyane kugira bisobanurwa ngo hatagerwa n'icyaha ariko iyo bibaye ku mutima uciye bugufi kandi mworoheje imana iramanuka ibyo zite iramanuka ikajya hasi cyane ikiyoroshya kugira ngo ihure na wa mutima ucisha hejuru bugufi kugira ngo umuhembure bijyanye rwose buriya hari ikintu gikomeye dawidi yaje kuvuga igitabo cya zaburi ibyo ni igitabo cya zaburi barya b'ijambo rikomeye reka dusome ijambo ndarikunda cyane icyo cy'ijana na 13 haravuga ngo haleluya haleluya mwabagaragu b'uwiteka mwe nimushime izina ry'uwiteka izina ry'uwiteka rihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera izina ry'uwiteka rigiye gushimwa uwiteka ari hejuru y'amahanga yose icyubahiro cye gisumba ijuru izaburi ijana 13 mbese mwahabona sinabatanga nawe hasubire nakujyanye reka nsubire muri ngo mwabagaragu b'uwiteka mwe nimushime izina ry'uwiteka izina ry'uwiteka rihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera izina ry'uwiteka rikwiye gushimwa uwiteka ari hejuru y'amahanga yose icyubahiro cye gisumba ijuru ninde uhwanye n'uwiteka imana yacu
ifite intebe hejuru cyane ijyana abavandimwe ifite intebe hejuru cyane akicishiriza bugufi kureba ibyo n'ijuru n'ibyo n'isi nta kabazo imana ifite intebe iri hejuru ariko ngiye kumanuka mu rero aho yicisha bugufi intebe yayo ariko uwohereje akiwohereje mu gikungu ashyira hejuru umukene amukuye ku icukiro ashyira ariko mwanyumva neza ashyira hejuru iki umukene we umukene we ndashaka ko tuganira ashyira hejuru iki umukene umeze azamura umukene akamujyana rero umukene umeze ukennye ibishyimbo ukennye amafaranga ni umukene ufite umutima ariko uwo yitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahinduka umushyitsi n'iki ijambo ryawe baravuze ngo akuboha hejuru mu mukungugu ashyira hejuru umukene amukuye ku icuki kugira ngo amwicaranye n'abakomeye nuko hano abapantekote bose abitwa abatebo bajya bagomba kwicara n'ibikomangoma akagira ngo tujye kwicara ku ntebe nziza ibikomangoma abakomeye ni ba bandi bitwa abamwemeye bose bakize bikiri abamwemeye bwo kwabana n'iki abo ntibabwira abo n'umugabo cyangwa n'umugore ahubwo bagiye n'iki n'imana hano rero abakomeye ni abantu imana izi nabo bakaba bayizi abakomeye bo mu bwoko bwe baravuze ngo kugira ngo abicaranye n'abakomeye bo mu bwoko bwe so twavugira ni kumirwa neza hari ijambo batira isi yuzuye abantu bose ni abantu benshi mbese murabizi neza abantu bose ni abantu b'imana ariko hari abana b'imana abana b'imana ni abantu ni abantu ni ubwoko bwagiye gute ishyamba rye abantu imana yagiye gute ngo bamwe bazishinzwe yabakuye mu mwijima ibakura mu bwoko mu madini ibashyira umwicaranye n'ibikomangoma n'abakomeye bo mu bwoko abo yarabahamagaye bose barayizi nabo barayizi muri abana baravuze ngo kugira ngo abicaranye n'abakomeye abakomeye bo mu bwoko bwe kugira ngo abicaranye n'abajya gukina ababanzi igitabo cyo kugira byose rero abantu banyuranye cyo kugira byose kino gitabo cyitwa ukugira byose ni ubw'abantu aho bakomeye ni kwigisha ku birabo igihe mu kanya unacyari kuri bwa jambo kuri kwiga unacyagimuka kugira ngo imbaraga y'ubutumwa bw'amarayika ngo tugiye kureba iyo mbaraga hanze muri nini hajya ijana mirongo irindwi hajya mirongo irindwi ikigo kiravuga ngo ni ikigo mu butayu ikigo mu butayu hajya mirongo irindwi imvura irangwa mu butayu hajya mirongo irindwi twisigaye neza ntabwo imana yohereza intumwa zayo ishaka gushyeshyerwa abanyabyaha ntabwo imana ishaka gushyikira iki ntabwo itanga ubutumwa bw'amahoro bwo kwimakaza umutima utejeje ngo yivunire mu mutekano uganisha ku muco ahubwo itera umutima w'abagome kwemererwa n'umutwaro munini maze imitima igahinduranywa n'imyambi yo kwezezwa hakoreshejwe ubutumwa bw'abamarayika iminzani iteye ubwoba imanza ziteye ubwoba z'imana zishyirwa imbere y'iyo mitima
kugira ngo iyi gitekerezo cyagutse kizikene kandi itaka igiye igiye gukora icyo kugira ngo bukire imana ntitanga ubutumwa bwo bugeze uti ngo ubwimakaze imitima iteye ahubwo ubutumwa burazamuka bwagera ku munyabyaha akaremererwa tujyane mu buryo neza mu buryo neza imitima y'abagome iraremererwa biravuga ngo abantu bose bakoze kuri turashyira imbuga nyinshi haje gushyirwa ku munzani kare gusanga twese twaratsinzwe siko bimeze muri aba bamaze imyaka 30 muri aba basaza badukuriye njya ubu benshi byarabakama abantu bakoraga mu mirimo nk'iyi banyuraga mu mirimo bari guhinga indirimbo zitandukanye zikora abantu barakeguye muzi impamvu yateraga ibyo bintu muzi impamvu muzibona ibibwirizwa bikaze ibyo dusigaye tubwira hari imbaraga yasubikaga abantu iyo mbaraga yatumaga no mu maso bigaragara bigatuma umuntu nawe akorwaho ubwo se wakora ku bantu nawe utarakorwaho uvaho reka ndababwira ntabwo ari inyoni abantu basomaga nk'ibyo abantu bageze ubu yabiguraga bibiliya gusa ntabwo ariko byaho ntabwo ariko byahoze siko abantu bavutse bari umuntu yafataga bibiliya yarambuye umurongo w'ibyanditswe ukumva ibyo bintu bikugukoraho kuko hari imbaraga y'umusirikare abantu bavuga ibyo basanaga ariko abantu basigaye batanga n'ibindi zo mu bwenge zo mu bwenge bakurotse ziri mu bwenge gusa bitewe n'uko nta mbaraga ibisunika bisunikirwa ku bantu bafite imitima imeze nk'ubutare n'imbabaye ntihagire umutima wemezwa iri jambo ntabwo rijya rivuka ubu mu materaniro menshi ntabwo rikivuga ngo meze hari abantu benshi babivuga baragiye kuri baduhamagara muze mwihane ahangaha iyo abantu benshi bazi ibyo abantu bagezana imbere y'igiterane ngo baba bihana namwe ko mubyumvira hariya ni ukwitanga sinzi ijambo nabivugamo abantu baba bakozweho baba bakozweho bakaza imbere ariko ntabwo baba bihana ubwo rero ibyo baba bavuga ngo rwose ngo abantu bihariye ryari babihana hano ikintu kigaragaza yuko muri kwacu n'umutima ni ukuri ijambo rivuga kuko byabaye ku munsi washize mbese petero amaze kubwiriza abari 3,000 bagendera bavuze wiki bagabo bene data tugende dutere bari bamaze gutsinda muri kimwe hari kwemezwa gukomeye iyo nizo mbaraga dukeneye nubwo ntabwohereza kuba bareka babana mataka ariko ifite isoko kugira ngo utagomba kuba nuko twakuboko twari twamenya ibyaha tukamugeza mu bukungu kuzongera kwegure umwicuza byajwi byajya havukanye imbaraga mu kurwanya icyaha ijwi ryahagukanye iki byatumye ubwirasi no kwishyira hejuru biva mu buvuzi bizabazanya impuhwe riti irabazanya impuhwe riti irifuza ko mukorera iki iryo jwi ryamanira umunezero rikamugeza hehe mu bukungugu rizongera rimuhamagaye mubwire urifuza ko rwego ko namukorera imbaraga y'ukuba bagahita imbaraga y'ukuba bagahita ni ukwiriye kugaragara muri iki gihe kugira ngo twitegure gusoza umurimo tugujyana urugo rw'amarika wa mbere ruvuga wiki Imana muri mugeze urukuta rw'amarika wa mbere ruvuga wiki uraguye urukuta rw'amarika wa gatatu agashyirwaho ikimenyetso mu ruhande niba uzagwa ku nzoga y'umujinya noneho umusozo w'iryo jambo ngo abantu rero bigaragara ko agera ku bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera kwa Yesu ubwo butumwa uko ari butatu ni ubutumwa bw'impanga kandi niko kuri kwitwa none cyangwa se ariko kuri kwisigiye
muzi ko intambwe y'ubutumwa bw'amarayika wa mbere ni ubutumwa bwabwirijwe guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo itatu na rimwe mu gihe cya William Ingle. Nyine muzi ko ubutumwa yabubwirije akambuwe n'ibimenyetso Yesu yari yaravuze. Yari yaravuze ngo hazabaho ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi amahanga azababara bumvise bumvise inyanja n'imibare. Minere ntabwo muzasoma amateka ye. Minere ntabwo yigeze yigishwa n'ubuvuzi, ahubwo Imana niyo yamubwiye. Yamuhaye gusoma igitabo cy'intambara ikomeye, muzabisoma amateka ye. Isengwa yari umunini kugira ngo uriya Minere yari yaravutse mu matora ya Giporotesitanti, ariko nta kintu yari yitayeho, yari umunyedini muri ubwo buryo. Imana nibwo yamwigishije, ariko imuhereye ku bintu bibiri. Icya mbere yamwigishije ubuhanuzi. Daniyeli 8 igice cya 8 mu kangahe na kane, asoma amateka ya kiriya gice, uburyo Daniyeli yabwiwe ngo bizageza iminsi 300 uko bukeye n'umuturo bwawe uzabone kwezi. Yaje kwiga icyo gice, agisoma neza, agikurikirana neza, yize amateka y'Abayuda bari barahawe ibyumweru bingahe 70. Kidamuzi ko bw'abahanuzi muri bice bibiri, hari igice cy'Abayuda by'umwihariko kigizwe n'ibyumweru bingahe 70, hakaba n'igice cy'abanyamahanga cyangwa se ab'itorero rya Gikristo cyagombye gucungura igihe Abayuda bari kuba bavanyemo. Tubijyana murabyumva neza. Ibyumweru 70 rero yarabikurikiranye, asanga amateka y'ibyo bihe byararangiye, kuko icyo kibazo cyarageze ute cyararangiye. Arongera ibihe by'abanyamahanga cyangwa se amateka y'itorero rya Gikristo guhera muri 34 bamaze gutera Stefani. Arabara icyo gihe asanga Kristo azagaruka. Tubijyana rimwe atangira kubara, asanga azagaruka 853. Ujya muzasoma amateka ya iriya ubusabuze ngo umupatinze bose bageze ute barahunikira, barasinzira. Iriya jambo umupatinze burya ni Minere na bagenzi be babaze ubwa mbere, uzi ko bacitse intege ubwira kangahe. Ubwa mbere icya 853 mu ngagi bari bazi ko Yesu azagaruka. Tubijyana ndashaka kugira ahantu kugira ngo mwumve neza. Ubundi bamaze gucukumbura neza ibyanditswe byera, basanga itariki yibeshye burya ari icya 853. Ariko Yesu yagombye kweza utu ari naryo herezo ry'iminsi 1810, aricyo gihe cy'abanyamahanga. Tubijyana taburatayemo. Noneho rero igihe kigeze, Minere amaze kubona neza amatariki yo kugaruka kwa Yesu, asanga bugisigiye kwezwa, ariko kwejejwe iki? Ubwo rero abanyabyaha bakarimbuka by'iteka ryose. Muzi ko amaze imyaka 18 acukumbura, areba neza, kugeza igihe we yamaze kumasha neza no kumva imubwira ngo ukwiye kubwiriza abantu ubwoko kwa Yesu. We yarazi yuko agomba kwiteguza abantu ubwoko kwa Yesu. Atangira kubwiriza ngo yubahe Imana mu gihugu, kuko igihe cyo gukirana mu mwaka we yumvaga urubanza ruzacibwa. Kristo nagaruka, abakoze ibyaha bagacirwa n'iteka, barimbuke ku iteka ryose. Ubutumwa yabwirizaga rero bwari bwo kubwira abantu ko bagomba kwihana, kugira ngo Kristo azasange nta n'umwe ufite ikibazo ku Mana. Ko byagenze yarabwirije rero kugeza mu cya 844 no mu mpeshyi, abantu bose babwiriza ubutunganire. Ubwo ni kwihuta, ntabwo bambara. Tubijyana abenshi barabugwana bavuga yuko ubwo butumwa utakomotse ku Mana. Kaze dusome ibitabo by'intambara ikomeye nimute kugira ngo ngire aho nshaka turi butinde cyane. Iki gitabo cy'intambara ikomeye 200 muri
abakobanyi batunga urutoki abakobanyi batungaga urutoki mu byaremwe n'ibibaho kugaruka kw'ibihe kugukurikirana kw'ibihe kutahindukaga umva ijambo abakobanyi batungaga urutoki mu byaremwe n'ibibaho ibyaremwe n'ibibaho ku gukurikirana kw'ibihe ku kirere cy'ubururu kitagira icyezezi kigusha imvura ku mirima yego maze bakiyamira bati aho nowa ntiyaba avuga aca imigani mu rwego rwo kumusuzugura bavuze ko uwo mubwiriza w'iby'ubutungane ari umuntu watwawe udafite ibitekerezo bitunganye bityo bakomeza kurushaho kwimika mu gushakashaka ibinezeza biruseho gukabya mu nzira zabo gukamera nyamara kutizera kwabo ntikwahagaritse ugusohora kw'ibyari byaravuze ntabwo kutizera kw'ababaye mu gihe cya none byakuyeho ibyo uwiteka yaragize ku bimenyetso imana yahanganye n'ububi bwabo igihe yihanganiye ububi bwabo igihe kirekire amahirwe ahagije ibaha amahirwe ahagije yo kwihana ariko igihe kigeze urubanza rwayo rugera ku banze imbabazi zabo urubanza rwageze rutangire hepfo kristo yavuze ko hazabaho ukutizera nk'uko byarereye kubyerekeye ukugaruka kwe kuko abantu bo mu gihe cya none batigeze bamenya kugeza aho umwuzure wagiye ukabatwara bose niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba igihe abavuga ko ari abana b'imana bifatanya n'ab'isi bakabaho nk'uko ab'isi babayeho kandi bakifatanya nabo mu binezeza byawuzanije igihe ibinezeza byo mu isi ari nabyo bizaba binezeza itorero inzogera zihamagarira abantu kujya mu makwe zikaba zivuga kandi abantu bose bakaba baranganiye imyaka myinshi yo kuvuga neza ku isi icyo gihe mu kanya nk'ak'umurabyo urubanza mu ijuru icyo gihe mu kanya gato kuko umurabyo urabiza mu ijuru niko bazabona iherezo ryabo ry'ibyo bari biteze batezeho amakiro ndetse n'ibyiringiro byabo biyoyotse uko byagenze mu gihe cyane hano bari kuvuga uburyo Bibiliya yabwirizaga abantu kuko Nowa yabwirizaga abantu ibyo kugaruka kwande kwa Kirisitu aho nanone yabwirizaga abantu ngo bitegure kuza kwande kwa Yesu reka tujya hirya noneho muri iki cyigisho aho nshaka cyigisho kivuga ngo cyo hirya icyigisho kivuga ngo umuburo w'uburenganzira umuburo w'uburenganzira paje 221 aho nshaka nangaha iyo ya kabiri yego noneho tujyane aho nshaka muhumbi William Miller yaravuze ati mu murimo yanjye yose sinigeze ngira icyifuzo cyangwa igitekerezo cyo gushinga itorero ngo gitandukanye n'ayariho cyangwa ngo ngirire neza amwe maze irindi ribangamira natekerezaga ku nyungu yose kubera gutekereza ko
bari kunezerwa cyane no gutegereza kugaruka kwa Kristo kandi ko batashoboraga kubyumva nkanjye turi kujyana niba ndasubiramo baravuze ngo umugabo natekerezaga kuyungura yose ubwo ni amatorero kubera gutekereza ko abakristo bose n'umubiri uko yiyumvaga niko yibwiraga ko n'abandi ariko bameze kubera gutekereza ko abakristo bose bari kunezezwa cyane no gutekereza kugaruka kwa Kristo kandi ko batazashobora kubyumva nkanjye ko abatazashobora kubyumva nkanjye nibamara kwigishwa iryo hame nabo batazabura kubikunda ko batazabura ntabwo nigeze ntekereza ko bizaba ngombwa kugira amateraniro rihari umugambi wanjye rukumbi wabonye abantu bakayoboka Imana kuburira isi ko igiye kuburira isi ko igihe cy'urubanza cyegereje no gutera bene wacu kugira kwitegura mu mitima bizababashisha gusanganira Imana yabo bari mu mahoro sibyo jambo twatangiyeho yabwizaga abantu azi ko ibintu ari kuvuga bose bageze uti bari mu byiteho kandi bakabyakira nk'uko abyumva kandi yabateguzaga ko bagomba kwitegura kuzasanganira Imana yabo bari mu mahoro benshi mu bantu bashoboye kwihana kubw'umurimo nakoze binyuze mu matorero ndasubiramo benshi mu bantu bashoboye kwihana kubw'umurimo nakoze binjiye mu matorero ya bitewe n'ubuzima bwanjye bwanire kuko Yesu babo kubera ko umurimo we werekezaga kukubaka no gukomeza amatorero yakiriwe neza mu gihe runaka bitewe n'uko yabwirizaga abantu benshi bakumvira yewe imbere yarabwirije mu mizo ya mbere turi kujyana abantu batangira kunezezwa n'uko abantu bigiye mu itorero yewe siko tumeze kumvanye kuko babo ariko igihe ababwirizabutumwa n'abayobozi b'itorero bafataga umwanzuro wo kurwanya inyigisho ivuga ibyo kugaruka kwa Kristo kandi bagashaka guhagarika ikangarana riterwa nazo barwanije izo nyigisho ubuhimbi gusa ahubwo banabujije n'abayoboke babo kujya mu materaniro avuga ibyo kugaruka kwa Kristo ndetse no kuvugana ibyiringiro byabo mu materaniro y'ubusabane y'ubusabane mu matorero igihe kuri twabaga kuri kuvugwa byatangiye kuzana ikibazo igihe abantu bakumvaga banezerewe turi kujyana banezerwa n'ibyogozo kwanyu niyo igihe yabwirizaga abantu benshi ngo batangiye kumva ubutumwa buvuga ngo Kristo agiye kugeza uti niko banatungaga gutyo kigiye cyo kugaruka kwa Yesu abenshi ngo byarabanezezaga bitewe n'uko bumvaga bakeneye gusanganira Yesu ngo abenshi batangiye gucecekesha ibyo byiringiro by'abizera bitewe n'uko ngo byabakangaranye ni kubyumva neza bityo abizera bisanze bari mu kigeragezo gikomeye cyane kandi bagira ibihagaze abizera bisanze bari hano Bibiliya yabwirije ubutumwa abantu barakangarana bitewe n'uko abantu benshi bari basonzeye kugaruka kwande kwa Yesu abwiriza abantu ngo nubahe Imana mugaruke abenshi barahagurutse bava mu byabo mbega ubutumwa barabwitabira cyane bageze muri Amerika kubera amahoro bari bafite batangira kuyasimba baranirwa kujya mbere Miliyari ahaguruka rero bakanga abenshi bari barasubiye na Miliyari ubwo yumvaga ngo atafite umugambi wo gutandukana n'abandi ariko igihugu turi kwagiraga kuri benshi batangiye kugeza ute kukurwanya batangira gucibwa mu matorero yabo ese mukumva neza uko kuri rero kumaze kwangwa Miliyari yavuga ngo iraguye iki wa mu gihugu ukomeye
tujyana kuva kw'ayo matorero bamaze gutandukana nabo ntabwo bigeze bamenya n'ubutumwa bw'amerika bw'abagore wa gatatu bitewe n'uko ubutumwa bw'amerika wa mbere n'uwa kabiri babwaye imana amatorero ngo yarayanze yabikebana n'amatorero yacu ubwo ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'amerika wa gatatu ntabwo mbere yazi ko bubaho n'ibyo neza ntabwo mbere yazi ko ari ubutumwa bw'amerika wa gatatu neza ntabwo yarabizi rwose yarazi ko ubutumwa bw'amerika kubwiriza mu mwanya mwiza kuko igihe cyo gukira abantu bazagiye bite yarazi ko abantu bari bwitegure gusanganira mbere ariko igihe kigeze ibyo babwirizaga babivuze mwanya bareza bageze iki bacitse iki mu gitabo cy'ibyahishe igice cyacu ndacyari kuri bya jambo yihuta tujye mu gice cyacu aho yohana yabonye uko byagenze igice cyacu ahabwa agatabo kabungutse akakarya maze kagera mu kanwa kakajya nshuti oya yarakariye yahawe agatabo na marayika wari uhagaritse ikirenge ku butaka no ku nyanja arabwirwa ngo fata ako gatabo ugeze uko nikagera mu kanwa karakugwera nk'iki ariko nikagera mu nda karageze ute karagusharira ukugira wakwaka agatabo ni ubutumwa bwavugaga ngo muba imana ugeze uko ubu butumwa bwanejeje abantu ku buryo n'ibyabo babyibagiwe tujyana ubu ukuntu bari bameze abo bantu ntiraha ndashaka kubereka imbaraga yo kuboneka babayeho umva imbaraga bari bafite aba bantu bari batangaje cyane muri iki gitabo bacyita ngo kuba gatoranyije umuzingo wa gatatu kamere yaratangara semwe kuribara tubijyana umuntu abantu bari bameze ubwo bari bafite agati cy'amagana ane mirongo ine na kane tariki 24 z'ukwezi kwa cumi cyangwa se mu cya magana ane mirongo ine na gatatu hagati y'uwo mwaka n'icy'amagana ane mirongo ine na kane hari imbaraga yatumaga abantu badasubira inyuma ku bantu bari bategereje kuva kwa mbere ukuntu bari bameze rero magana ijana na mirongo itandatu na gatandatu baravuze ngo reka tuba abakristo b'ukuri ntidukwiriye guhagararira aho tugomba kuba turi imbere uyu munsi kuruta uko twari tumeze ejo hashize buri munsi twige kurushaho kwiringira kurushaho kwamamaza no kwishingikiriza kuri Yesu ubwo nibwo tuzakuza amajyambere twasimbuka rimwe ngo ushikire gutungana kwezwa n'umurimo w'ubuzima bwose kwezwa n'umurimo w'ubuzima bwose baravuze ndibuka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane mirongo ine na gatatu umugabo n'umugore we bari biteguye kumukiza ari bugaruke mu cya magana ane mirongo ine na kane bari bategereje kandi bari maso buri munsi bagombaga gusenga Imana mbere y'uko bifurizanya ijoro ryiza barabwiranaga bati birashoboka ko umukiza yagaruka gusinzira ni uburyo bavanye mu cya magana ane mirongo ine na kane turi kugira ngo tugire muti imbaraga y'ubutumwa bw'abamarayika batatu ndashaka kugira ngo turebe imbaraga ishingiro ryayo baravuze ngo bari bategereje kandi bari maso hagati y'icya magana ane mirongo ine na gatatu n'icya magana ane mirongo ine na kane madamatira avuze ibintu aravuze ngo bari bategereje kandi bari maso buri munsi bagombaga gusenga Imana mbere y'uko bifurizanya ijoro ryiza barabwiranaga bati birashoboka ko umukiza yagaruka dusinziriye dushaka kuba tumwiteguye umugabo yagombaga kubaza umugore we niba uwo munsi atavuze ijambo ridahuje n'ukuri
ndetse no kwizera kwabo udahuje n'umugore we yagombaga kumubaza mbere y'amagana ane mirongo ine na kangahe icyamagana ane mirongo ine na gatatu n'icyamagana ane mirongo ine na kane umugabo n'umugore imadama y'itabizi iyo babaga bagiye kuryama umugabo yabazaga umugore bati mugore ahari nta jambo rimwe wageze ute umugore yabazaga umugabo n'umugore atageze ute mbere y'uko nifuza kugeza ariko mukubwira neza imbaraga y'iki imbaraga y'ubutumwa bwa marayika wa mbere yari ishingiye ku kwihana kw'abaga bategereje Yesu nta muntu wararanaga umwenda w'icyaha buri wese yatekerezaga yuko Kristo aramutse atungutse yasanga atiteguye bajya kuryama bakifurizanya ijoro ryiza ariko bamaze kureba niba nta mwenda basinzira mbese nta mwiko bimeze reka tujyaho mbese turi mu butumwa bw'amarayika wa kangahe ubutumwa bw'amarayika wa mbere ubw'amarayika wa kabiri ni amategeko sibyo ariko bugaruka bwisubiramo bwabwirijwe nande nabwiye yabuze ubw'amarayika wa mbere ubw'amarayika wa kangahe ubw'amarayika wa gatatu bwabwirijwe nande cyangwa bubwirizwa nande reka nsubire kuri iri jambo bari batubwiye ngo ushobora kurwana intambara none tujyana bikaba bimeze neza ariko ejo bikamera nabi bisobanuye ngo intambara y'ubukristo ni urugendo kandi ni intambara umukristo ni intambara kandi ni icyatumaga bifuza urumva ko urabize ngo birashoboka ko Kristo ashobora kugaruka tugeze nyamuneka umugore wanjye aho nta jambo rirakubwiye ko ashobora kuza dusinziriye akadutungura wowe reka hatari kuba mubyeyi urumva ko wowe reka nze mbabwire buriya mu kwizera ntabwo umuntu afata igihe kirekire ahubwo mu kwizera ubwira tubwira ngo uyu munsi ni ugiti bijyana cyane yego yego agasiga sinzira yarangiza agasinzira akaba buriya n'ubutumwa bw'itangira niko byari bimeze ntabwo ariko byari bimeze abantu twatangiranye murabyibuka cyakora bari kuvuga ntabwo babizi niko byari bimeze niko bimeze nk'uko ugiye kumubwira ko bimeze wowe ugutse muri iki gihe ugutse mu ntambara kirakwiriye kugira kubikwiye urabona ikibazo yaramwigisha atambutse ndetse n'uyu ariko dore ko muzakavuga ati rero burya kera ibintu byari bimeze neza buryo umuntu yaracumura akaba ati neza akabona imiti yanamubwira ati nakoze icyaha akabwira amubwira ati rwose mbabaye none ngiyeyo rero twavutse nyuma ibihamya hari twerekana yuko mwenda bino bitabo twongewe n'ibyo twongewe ariko byasubije abantu mu ndege nke kuko nyine mwagiraga imbaraga mufite ibitabo bike ibindi biri mu ndimi none ingaruka zabaye zihe hakorwa iki kugira ngo imbaraga yatera igaruke dore nyine rwose ndikumva mwambashya ibi bitabo byabaye byinshi ibyo byazanye indege mbere icyazanye indege mbere cyakomotse nta kintu ibitabo byazanye mbere
ibitabo ni igihe umupatiri wese buriya ni igi ariko nubwo ari igihe ntabwo intebe nk'ari indirimbo turi kujambo tugira ngo iki imbaraga ubutumwa bw'amareka batatu imbaraga y'ubutumwa bw'amareka batatu ubwo turi kwiga kugira ngo turebe iyo mbaraga imbaraga kubera yuko niba ijya muri mpamvu ngenda nsubira aho ngaho ni ukubereka ko ibi bintu bishoboka bigenda bite bidashobokera umuntu kumara yavuze uti aba ngaba ntabwo bari barabwirijwe ngo Yesu azaga kuri 26 kandi ubutumwa bwe yabwirijwe bwari ubutumwa buvuga ngo mwihane buriya niba yari intumbero ni mwihane ikazababwira hari ijambo nasomye mu ntambaro ikomeye ntabwo nahera ko nyabona umugabo bita Karuvine turi kujyana Karuvine yari kwigira umupadiri yari umugaturika wigira ubupadiri twaje gusoma mu gitabo cy'ubufuzwa ibyo byose w'Imana ishatse kugera ku muntu wibanza yamucisha bugufi ikamuntu Karuvine yaje guterwa n'ikibazo ariko atazi mu moko yayo yaje mu muziko abagaturika bari baratoje abantu gukora icyo bita imigozi gushaka imbabazi ariko izo mbabazi bakazivura binyuze mu kubabaza imibiri mu gutanga amafaranga n'ibindi byinshi Karuvine ibyo bintu byose yumvise mu mutima we abuze iki amahoro arayabura kugeza igihe we yatanze ibintu byinshi kugira ngo aya mahoro ayabone agerageza kubyihambiraho biramunanira igihe kimwe naje abantu bari bari gutwikira abantu b'Imana babaziza kwizera kwa kuribuka Yesu kuribuka ba Jerome n'abandi bamugejeje ahantu bari gutwika abana b'Imana uyu muntu agiye kubona abandi bari gutwika bafite amahoro bafite kubatwika avuga ati ibintu n'ibiki tutamuvuga twita rero uriya bari gusoma Bibiliya yaje gukurikirana yibaza n'aya mahoro arangije aza gusobanukirwa kw'abo bantu inkomoko y'ayo mahoro ari muri Bibiliya kandi Bibiliya barayibwira na Kiliziya Gatolika arangije rero ya mahoro yari yarabuze ukwihana no kuba bari mu byaha aho bikomoka bitanyuze kuri padiri kuri papa kuri karidinali ahubwo ari amahoro atangwa na Yesu arangije akikunguye asanga icyo yaburaga arakibura akibona rero yaje kumenya ko ujya kwihana no kuba bari mu byaha no kubona amahoro y'umutima binyura mu kwizera Kristo wenyine amaze kubona ayo mahoro rero akoze uburyo bwasoma yego ngaho ugiye gusubiza ibisubizo yabaye batese byaturutse ku ki ni ibitabo twabonye byabaye byinshi bituma tuba tugiye guterera n'intebe ariko igitabo cy'umwitozo mwiza w'icyumba gikora cyakira 62 hari igisubizo kimusubiza kivuga kiti ukwiheza ushobora kutwegera umwanzi agakoresha imbaraga ze zose kugira ngo aduteremo imitima y'umuryango ukwiheza bigenda kuba kutwegera imitima y'umuryango yabaye myinshi mu bantu yabakira ku byanditswe by'ukuri byatumye kuba abiswe aba turibo ahubwo umuryango ariko bwiganze niyo mpamvu ubona ibitabo bihari ariko kwihana no kwisubiraho urakoze satani imana niba gutera abantu azabatera n'umutima w'iki ubugerageza no kwigana twaguye niba abona sibyo buri wese avugana amahoro nanjye atari amahoro reka njye kuri iri jambo kugira ngo tujyane neza ari imbaraga ikomoka yihuta ko urabona ikirere gishaka gusuma turajya muri iki gitabo cy'u Rwanda rw'abakorinto urwa mbere urwa kabiri rw'abakorinto igice cya kabiri umurongo
urumva ari uwa karindwi haravuga ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba kugira ngo imbaraga z'isumba byose ziri z'Imana zidaturutse ku isi kugira ngo imbaraga z'isumba byose ziri z'Imana zidaturutse dufite amakuru impande zose ariko ntitwita imitima urwa kabiri baravuze ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zirindwi mu nzabya z'iki iyo bavuze ubutunzi muzabisoma muhereye haruguru ku murongo wa mbere n'igice cya kane bavuze ngo nuko rero ko dufite uwo murimo wo kugarura iby'Imana kuko imbabazi twagiriwe zitutorora ahubwo twagira ibitera isoni bikorwa rwihisha tutagendera mu buriganya kandi tutabona ijambo ry'Imana ahubwo tuvuga ukuri twemye bigatuma umuntu wese abishimisha umutima we imbere y'Imana bigatuma umuntu wese agera giti iyo dusomye mu gitabo cyo kuva igitabo cyo kuva igice urumva cya 12 hari umurongo ntashaka kugira ngo umuntu tubyumve neza inkomoko y'ibingibi birebe aho ikomoka kuva igice cya 12 baravuze hariho utazomba ijambo kuko igiye kuva umurongo wa 12 uko ariko muzarya muzazirya mukeneye mutese mweto mwitwaye gukoni muzazirya murakuba ibyo twasigaye mu bitero umurongo wa 12 kuko muri iryo joro nzajya ku gihugu cy'Egiputa hica abana b'imfura bose bamwe uri mu musozi imfura z'abantu n'iz'uburiza bw'amatungo n'iz'abanyegiputa bose nzasohoza amateka n'azicira mu gitero ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu turimo nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzanyuraho nta cyago kizabazaho ngo kibarimbure kimwikure ubwo nzatera igihugu cyo gikuru abisirayeli banzira gusiga amaraso ye ku nkomanizo z'ibyaha ayo maraso asobanura iki reka nsome ijambo wenda mu itaha muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranyije umuzingo wa 3 harimo aya magambo wihangane ugasome rwose ubutumwa bwa marayika wa 3 kandi 149 ubutumwa bwa marayika wa 3 ni ugutangazwa kw'amategeko y'Imana no kwizera kwa Kristo ubutumwa bwa marayika wa 3 ni ugutangazwa kw'amategeko y'Imana amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu birabivuze amategeko y'Imana ni amategeko 10 n'isabato imwe kwizera kwa Yesu ni ubutumwa bwo gutsindishiriza no guterwa imbere nta muntu wakomeza amategeko y'Imana adafite Kristo niyo mategeko adafite abantu wababwiriza ukabwira uti ni mwihane ariko badafite Kristo ayo mategeko ntibayakora amategeko y'Imana yaratangajwe ariko kwizera Yesu Kristo ntitwatangajwe n'abadivantisite umunsi wa 7 urugero rumwe rw'aya mategeko